Muraho neza mwese. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo ikomeye, ibimenyetso bishobora kukwereka ko uwo mukundana atakubwiza ukuri. Ntabwo ari uguca imanza gusa, ahubwo ni ukugira ngo umenye uko wakwitwara mu rukundo. Hari impuguke nyinshi mu bijyanye no kumenya imyitwarire y'abantu zabigarutseho. Urugero nka Dr. Paul Ekman, inzobere mu kumenya ibimenyetso by'umubiri, yerekanye ko hari uburyo umuntu ashobora kugira imyitwarire imugaragaza ko atavuga ukuri. Tugiye kubirebera hamwe. Hari impamvu nyinshi zituma umuntu atabwiza undi ukuri, atabwiza mugenzi we ukuri. Kuba ufite ibanga ushaka guhisha, kuba ufite ubwoba bwo gutakaza uwo ukunda, ushaka gukundwa ariko wari uko utabikwiriye. Kuba umuntu asanzwe afite kamere y'ububeshyi, gukina n'amarangamutima y'abandi. Urugero, Dr. David Matsumoto, inzobere mu gucunga amarangamutima, avuga ko umuntu abeshya akenshi ajya agaragaza ibimenyetso by'amaganya n'icyoba kubera impamvu z'uko atizeye neza ko azakomeza kubeshya neza. Niyo mpamvu aba afite icyo cyoba mbega n'amaganya. Reka noneho turebe ibimenyetso bigaragara. Imyitwarire ye n'amagambo ye birahinduka. Iyo umuntu agerageza kukwemeza ikintu ariko uko umureba n'ukuntu yitwara bigatandukana, n'amagambo ari kuvuga ukwiye kwitonda. Urugero, ushaka ikibazo wamubaza ugira uti, ko ejo wambwiye ko wari i Kigali, kuki ubu ngubu uvuga ko wari i Musanze? Agahita avuga ati, ahwi, sinibutse neza uko nabivuze, ariko icyo akubwira cyo ni ukuri. Uku guhindagurika bishobora kuba ari ikimenyetso. Kugira ibanga ryinshi cyane. Niba umukunzi wawe ubona ahora afite ibanga rikabije ku buzima bwe, bigaragara ko hari icyo aguhisha. Urugero, ufunguye nka telefone ye agahita ayikubita hasi avuga ngo mbabarira sinari nabigambiriye. Ibyo bikwereka ko afite ubwoba ko hari ikintu washoboraga kubona. Guhindagurikira mu myitwarire byo biteye bite? Iyo umuntu abeshya ahindagurika cyane mu marangamutima. Ubu araseka, nyuma akababara, ukumva yahangayitse. Ashobora kandi kugira impamvu nyinshi zitumvikana zituma atagaragara cyangwa atitabira telefone igihe runaka. Urugero, uramuhamagara inshuro 3 ntiyitabe, nyuma akakwandikira ati mwari mwambuze, akabigira urwenya. Ibi bishobora gusobanura ko yashakaga kuguhisha impamvu nyayo itumye atitaba telefone. Dutanga ibisobanuro byinshi bidakenewe. Umuntu ubeshya akenshi arisobanura cyane kandi ntibisobanuke neza. Dr. Mark Frank, umushakashatsi mu bijyanye n'ububeshyi, avuga ko umuntu ubeshya ashobora gutanga ibisobanuro birambuye kugira ngo aguhume amaso. Urugero, urabaza umuntu uti, ese hari aho wajyanye na wa mukobwa? Nawe ati, nari mfite inama ndimo nkora ku mushinga kandi wari umunsi wanjye wo gukora siporo. Urumva ko ntari mfite umwanya? Kuki avuga ibintu byinshi cyane? Kwirinda kwinjira mu biganiro bikomeye. Iyo umuntu afite icyo ahisha, aragerageza kwirinda kujya mu biganiro bifite aho bihuriye n'ukuri. Urugero, uravuga uti, ndumva nshaka kumenya ukuri ku byabaye. We ati, kuki udahagarika ibi bintu? Ibi bikwereka ko afite impamvu yo kutakuvugisha ukuri. Kuganira neza, wibwira umuntu ko ari umubyeyi, ahubwo muganire mubwizanye ukuri. Kwitegereza bihagije. Rimwe na rimwe hari ibimenyetso bisa n'ububeshyi ariko biterwa n'izindi mpamvu. Kugenzura niba ibyo ubona ari imyitwarire isanzwe cyangwa ari impinduka nshya, ugomba nabyo kubireba. Kudahubuka, ntukihutire gufata umwanzuro udafite gihamya. Mu rukundo ni ngombwa kwizera, ariko ni byiza ko nanone ukoresha ubwenge. Ushishoza mbere yo kugira icyo uvuga cyangwa ukoresha amakuru asanze. Igihe wumva umuntu mutizeranye, ni byiza kugira ibiganiro bisobanutse. Nk'uko Dr. Philippe M. Skral,
abivuga, urukundo rukwiriye kuba ahantu hataryarya, aho wumva umutekano, aho utagomba kwibaza buri gihe nimba uwo mukundana akwiye cyangwa niba akubeshya. Murakoze cyane, reka tuganire. Hari ikindi kibazo cyangwa igitekerezo wakwifuza ko twakomeza tuvugaho? Ujye muri komenti wandike, kandi nimba ukiri mushya ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.